tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye impande enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Reka dusuhuze n'abaherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, tuba turi kumwe n'inzobere zitandukanye mu by'ubuzima, aho zidufasha kubagezaho byinshi byimbitse byerekeranye n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi, byabafasha uburyo mushobora kwirinda indwara, musobanukirwa byinshi ku ndwara runaka, n'uwahura n'ikibazo cyo kurwara iyo ndwara akihutira kujya kwa muganga. Kuri uyu munsi mushobora kwibaza ati mbese mu kiganiro ubuzima buzima turihe? Mu kiganiro ubuzima buzima turi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ku bitaro bya Caraes Ndera. Akaba ari ibitaro bivura indwara zo mu mutwe, imyakura ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ariko cyane cyane izo nizo ndwara bazwiho kuvura indwara zo mu mutwe. Kuri uyu munsi tukaba turi kumwe na muganga ukora ku bitaro bya Caraes Ndera, akaba ari inzobere mu buvuzi bw'izo ndwara, akaba yita ku bantu batandukanye baje bafite ibyo bibazo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima. Reka kwisimba mu magambo, duhe dogiteri umwanya abibwire ndetse abasuhuze. Tubahaye ikaze dogiteri. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Dogiteri Uwihirwe Polycarpe, nkaba ndi umuganga w'impuguke mu ndwara zo mu mutwe n'izifata imyakura. Murakoze kumikaze. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko mubyumvishe, kuri uyu munsi rero tukaba twagiye kumubarebera kugira ngo asubize bimwe mu bibazo mwatubajije ku ndwara bita mugiga. Ushobora kwibaza ati mbese mugiga ni iki? Mugiga ifata he? Mugiga iterwa n'iki? Rero ibyo byose ndetse n'ibindi, ayo matsiko dufite yose niyo Dogiteri Polycarpe agiye kutumara. Dogiteri, twabaha ikaze mu kiganiro ubuzima buzima muri rusange, mukasobanura nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, mbese mugiga ni iki? Mugiga ni indwara ifata mu gice cyo mu mutwe, ariko igafata ku gice cy'inyuma y'ubwonko, mu bice bishinzwe bizengurutse ubwonko. Ni membrane zizengurutse ubwonko. Izo membrane ubusanzwe zibamo ibigomba amazi aba ahazenguruka, akabamo intungamubiri zitunga ubwonko. Ubwonko bwasohora imyanda nayo ikajya muri ya mazi kugira ngo habeho gutandukanya ubwonko n'ibintu biri hanze bishobora kuba byagamo bikabwangiza. Nk'icyo gice rero kimwe ayo mazi no kuri za membrane navuze zibuzengurutse, niho hashobora kuza ubwoko bwa infection, bwamara kubafata noneho bugatera iyo ndwara, kuko ibyo bice byitwa meninge. Noneho hazaho iyo ndwara yafata uburwayi bukitwa meningitis. Murakoze cyane Dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange mugiga icyo ari cyo nyirizina. Ariko burya ibintu byinshi bibaho akenshi biba bifite ikibitera. Unashobora kwibaza ati mbese kugira ngo umuntu arware mugiga biterwa n'iki? Kugira ngo umuntu arware mugiga bishobora guturuka ku mpamvu nyinshi zitandukanye, nk'uko twabibonye. Ni amamikorobe, ashobora kuba amabagiteri, amavirusi cyangwa n'amaparasite ashobora kugenda akagera muri cya gice twavuze. Ariko ibyago bishobora kwiyongera bitewe n'umuntu ku wundi. Hari abantu baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara mugiga. Twavuga nk'abantu b'abagore batwite, abantu b'abana, abantu bafite imiti banywa ihoraho cyane cyane ubwoko bw'amasteroide. Dushobora kuvuga abantu bari mu myaka y'izabukuru, abasaza n'abakecuru. Dushobora kugera ku giciro cy'abantu noneho bafite indwara zitandukanye, izifata umwijima, izifata impyiko, izindi ndwara ziri koronike. Tukagera no ku bantu bafite indwara noneho nazo zikomeye, twavuga nk'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Abo ngabo baba bafite ibyago byinshi byo kuba bagira ya ndwara, ariko ntabwo bikuraho ko n'abandi bantu nabo indwara itabageraho. Icyo nicyo cyiciro ahanini cy'abantu bafite imbaraga nkeya z'umubiri, nibo bibasirwa cyane kurusha abandi. Twagira ngo noneho musobanure nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima,
nk'ibimenyetso umuntu ashobora kwiyumvaho afite ikibazo cya mugiga cyangwa ibyo abandi bashobora kumubonaho? Hari ibimenyetso abarwayi bose bagaragaza mu ntangiriro wenda bishobora guhinduka bitewe n'igihe umuntu amaranye uburwayi. Icya mbere bose ku gice kinini cyabo baba bafite umutwe ubarya cyane, baba bafite ikibazo cyo kugira umuriro kuko ni ubwoko bwa infection zose zigaragazwa kenshi n'umuriro, noneho hakiyongeraho kugagara ibice bimwe na bimwe by'umubiri ariko bikunda gufata ku ijosi, akari ibyo ngibyo bitatu ahanini bikunda kugaragara. Bishobora kwiyongeraho noneho ikindi gishobora kuza ariho umuntu ushaka gusanga yabaye nk'aho yataye ubwenge, cyangwa se mo kimwe ugasanga yabaye yabaye désorienté, mbese ntabwo ari mu ntekerezo abandi bari gutekereza mu uwo mwanya, wenda aravuga ibintu bitajyanye cyangwa se ntazi n'ahantu ari. Aho ngaho nacyo gishobora kuza, ariko ibibanza n'ibara bitatu twavuze. Twumvishe ko umuntu ashobora no kugezaho yenda akavuga nk'ibintu bitajyanye ni yenda bitandukanye, mbese mugiga nk'ingaruka noneho muri rusange nk'umuntu ashobora kuvuga ati yahuye n'ikibazo cy'indwara ya mugiga, noneho nk'umuntu uhuye n'ikibazo cya mugiga agatinda kugira kwa muganga igihe. Ku ngaruka mugiga itera ku buzima bw'abantu yagezeho bitandukana bitewe n'icyiciro. Ndabishyira mu byiciro bibiri, hari icyiciro cy'abantu bakuru, hari n'icyiciro cy'abana. Ku bantu bakuru ingaruka nyinshi cyangwa se iz'abantu bakunda kubona zibageraho bakabangura umuntu ikibazo nuko yarwaye mugiga, ashobora kugira ikibazo cyo kuba yaba nk'ikiragi akananirwa kumva, ashobora kugira ikibazo cyo kuba atabasha kubona, akagira uburwayi bw'ubuhumyi, ashobora kugira ikibazo cyo kubaho afite nka pararize wenda y'igice runaka, ashobora gukurizamo kuzagira bwa burwayi noneho bundi buzatuma hashobora kugira n'izindi ndwara zifatiraho nyuma yo kugira ubwo burwayi. Ibyo ngibyo navuga ku bantu bakuru. Ku bantu bato naho rero bo bishobora gukomera cyane kubera ko aba ari umuntu ugifite gukura imbere hazaza, afite ukuryo ubwonko bwe bukura. Ikibazo cya mbere ashobora kugira, ubwonko bwe bushobora kunanirwa kongera gukura, akagira ibyo twita brain atrophy, bikazagira noneho bikazatera ikibazo mu mikurire ye y'umubiri no mu bwonko, bikazaba yagira icyo twita mental retardation kubera ko ubwonko bwe bwabashije kugira cya kibazo ntibubashe gukura. Ashobora kugira ikibazo cyo kugwingira, ugasanga ntabwo ugukura ko nyuma yo gukiruka kujyana n'imyaka, kubihuza n'imyaka bikagorana. Ikindi noneho umuntu w'umwana akenshi na kenshi ushobora gusanga nyuma y'igihe runaka hari ibyo bita hydrocephalus, ni igihe amazi aza akajya mu mutwe, ugasanga igice kinini cy'umutwe kirimo amazi, noneho bikaba byagenda bigatuma ubwonko butabasha gukura, n'aya mazi nayo agatuma, kubera ko umutwe we utarafatana, umutwe we ukagenda uba munini cyane, aribyo bita hydrocephalus. Izo ngizo akaba ari ingaruka zishobora kuba ku bana cyane ariko zitaboneka mu bantu bakuru. Murakoze cyane dogiteri kutubwira zimwe mu ngaruka umuntu ashobora guhura nazo afite ikibazo cya mugiga, no kuzisobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muri rusange, ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose muri rusange babasha gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bityo bakagira ubuzima buzima. Noneho umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese mugiga ishobora kuba ifite imyaka runaka ishobora gutangiriraho, niyo ishobora kurangira nk'uko wenda ushobora kuvuga ati yenda ishobora gufata abantu bahereye ku myaka ingana gutya na gutya, cyangwa hari abatafatwa nayo? Nta cyiciro na kimwe cy'abantu batafatwa n'indwara ya mugiga, kubera ko nk'uko twatangiye tubibona tugendeye ibyo twabonye biri mu myaka y'abantu bagiye batandukanye, kandi ibyo twabonye by'imbaraga nke y'umubiri ugira bikaba byakongera ibyago byo kurwara. Abantu bose ku byiciro byose bishobora kuhagera. Niyo mpamvu nta cyiciro cy'imyaka umuntu yavuga ngo arimo ngo avuga ngo ntabwo yafatwa na mugiga, kubera ko igihe cyose wahura n'ikitera ukongera noneho ukaba ufite n'uwo mubiri utari bubashe kukirwanya, byoroshye ko yahita ikugera ukaba wayirwara. Murakoze cyane dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima byinshi bitandukanye byerekeranye n'indwara ya mugiga. Ariko nk'abadukurikiye mu kiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza ati mbese mugiga yaba yirindwa bigashoboka, cyangwa
ni indwara iri karande nka zijya zitirindwa yenda iz'abantu bavukana cyangwa iz'umuntu ashobora kugira atabona uburyo ayirinda. Noneho twagira ngo mutubwire nimba yirindwa n'uburyo umuntu ashobora kuyirinda muri rusange. Mugiga ni indwara ishobora kwirindwa. Wenda mbere yuko twajya kwirinda katubane turebe ko umuntu unayirwaye aravurwa. Ubuvuzi bwayo buravurwa kandi burakira. Umuntu uvuwe neza akavurirwa ku gihe, indwara ya mugiga irakira. Kuko nkuko twabonye gusa, ariko nanone iyo utinze kuyivuza ushobora kuyikira ariko ikazagusigira ibindi bintu uzabana igihe kirekire bitewe n'uko wari wagize gutinda kuyivuza. Noneho rero ku kibazo kindi warumbajije kijyanye no kumenya niba umuntu hari ukuntu ashobora kuyirinda. Kuyirinda nta ngamba zidasanzwe zindi uretse kubuzi gusa ngo ibyago byo kuba wayandura ni igihe byagenze gute. Nkuko twabivuze, ibyago byatuma uyandura biri hejuru ku bantu bari hejuru kurusha abandi. Abari muri icyo cyiciro hari ukuntu baba bagomba kwitwararika kugira ngo bya byago bitabageraho bakaba bayirwara. Harimo kwirinda kuba waba uri ahantu ibintu bishobora gukomeretsa nko mu mutwe. Impanuka nazo ushobora kuzanduriramo mugiga igihe waba ugize igikomere kikagera kuri icyo gice, bikaba ngombwa ko hari amabakiteri aturuka hanze akinjiramo. Noneho ikindi navuga ni igihe nyine hari ibintu runaka ushobora kuba wakora ntugere kuri rwa rwego. Urugero nk'abantu wenda bashobora kuba bafite nk'imiti bakoresha, biba ngombwa iyo bayikoresha ariko bakanamenya kujya bisuzumisha kenshi kugira ngo bamenye ese imiti iri kongera izihe ngaruka, baganire n'abaganga babo kugira ngo babagire inama y'icyo bakora. Ibyo ngibyo. Murakoze cyane dogiteri ku busobanuro burambuye ndetse n'inyigisho zigira akamaro mugejeje ku bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko intego y'ikiganiro ubuzima buzima igira iti kwirinda biruta kwivuza, sitwabarekura mutagiriye abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima inama ndetse n'uburyo bashobora kwitwara bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima. Murakoze cyane. Inama ya mbere, dukurikije uburwayi twari turi kuvugaho, ikimenyetso abantu bose batabura kugira ni umuriro. Igihe cyose umuntu agize umuriro, ushobora kuba ari umwana mutoya unamaze n'ukwezi avutse, ikimenyetso cyitwa umuriro nicyo cya mbere buri wese abasha kugira iyo agize ubwo burwayi. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu afite umuriro agomba kwihutira kujya kwa muganga, bitabaye ngombwa ko bivuga ngo yabanje kugira ibindi bimenyetso twabonye nko kuba yajya kugagara, ibyo biza nyuma. Ariko umuriro ko ari cyo kibanza, numva ko buri wese wabona icyo kimenyetso icyo yakwihutira ni ukujya kwa muganga, ibindi nabyo bagasuzuma bakavuga bati nibyo uburwayi turabubonye cyangwa se tubonye ari ubundi butari ubwo ngubwo, ariko akajya kwa muganga. Noneho akaba ariho bahera kugira ngo baze kubona ibindi birenzeho. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima akaryoshye ntigahora mu itama, twarangiza ikiganiro cy'uyu munsi tudashimiye Dr Uwihirwe Polycarpe, akaba ari muganga w'inzobere mu ndwara zifata mu mutwe ndetse n'imyakura, ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abamugana muri rusange bagira ubuzima buzima. Reka dushimire n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Caraes Ndera ku murava n'ubwitange bugira mu guharanira icyatuma abanyarwanda ndetse n'abatuye isi babasha gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima, bukaturebera abaganga b'inzobere bityo bakarushaho kudufasha no gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima byinshi bitandukanye byerekeye ubuzima bwabo bwa buri munsi. Reka tubashimire namwe bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, muri ab'ingenzi kuri twebwe. Icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe mukabisangiza n'abandi bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko kwirinda biruta kwivuza. Reka dushimire n'abakunda gusenga Joseph Patrick arori ku buhanga bw'amajwi n'amashusho, ngiye mwaye muri kumwe n'Imana ishimwe René Sadiki. Mukomeze mugire ubuzima buzima.